Mwiriwe neza, nizere ko meze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Rwanda, nayo tukaba tuje kubereka imyanya ibashe kuza kwiboneka muri Kenya High Commission Kigali Rwanda, aho ari imyanya ya cleaner, receptionist, gardener, hakaza driver ndetse na consular assistant. Iyi myanya rero tugiye kuza turebere hamwe uburyo ki wakora application, ndetse iyi myanya hari imyanya y'abantu basoje segonderi n'imyanya y'abantu basoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Tugiye kuza kurebera hamwe uburyo ki wakora application, hasigaye turebe ati si bisabwa gukora application na application turaza kuyikora application link ni iyi. Ibyo byose tugiye kuza kubigusobanurira. Turaza turebera hamwe amatangazo ari official aho yatangiwe kugira ngo ujye gukora ibaruwa isaba akazi uze kubasha kuyikora neza. Murabizi yuko iturukora ibaruwa isaba akazi turavuga ati nshimishijwe wenda no gusaba akazi nkuko byatangajwe, ukavuga aho byatangarijwe wenda kuri Radio Rwanda kuwa 20 wenda na 2 Nzeri. Utyo niko tutangira dukora ibaruwa y'akazi, uvuga akazi uri gusaba ndetse naho byatangarijwe kugira bize guhita byihuta. Turaza kurebera hamwe ati ese Kenya High Commission Kigali Rwanda niki, asige tubashe kumenya naho tugiye kuza gukora application. Ubwo turaza kureba buri kazi na eligibility criteria, dufate sample y'akazi kamwe turi uburyo ki wakora application, asigaye tuze gusobanukirwa n'icyo Twitter professional CV, kuko hano ukeneye CV yawe. Niba rubuga ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Rwanda, wakanda subscribe kugira ngo uzajye ubona andi update atandukanye, ugakanda like kugira tubone ko natwe ibyo turi gukora ari byiza, dushobora gukomeza kubikora kugira dukomeze dutezanye imbere. Ikindi ugatanga igitekerezo, wenda ukavuga ati ngewe gutya na gutya ndumva mfite igitekerezo gutya, ese akazi kameze gutya na gutya mwakambonera he, dusigaye natwe tukaza kuba twagushakira amakuru tukakubwira, asigaye ukaza gusharinga kuri bagenzi bawe uzi bafite ubushobozi bwo kuba bakora ake kazi, nabo bakagerageza amahirwe bagasaba kugira ngo nabo baba abanyamahirwe bo gutsindira uyu mwanya. Noneho ikindi ukaza kuba watwandikira kuri nimero zacu tudahwema kubasigira. Iyo video irimo irarangira ureba kuri screen haba hari nimero zacu dusigaho, hasigaye kugira ngo igihe ushobora kuba wakenera ubufasha tube twagira iki twagufashe. Maybe ushobora kuba wamaze gukora nka CV yawe akwendika bitari organized muri Word cyangwa se PDF, ukabitubwira icyo gihe turabigukorera rwose. Ni service z'ubuntu ibi, aho ngaho ntabwo biba bigoye, kuko icyambere nibo wamaze gutegura ibintu byawe kubima ngo mbigukorere muri PDF nta kibazo. Ubwo nibindi byinshi, hari service rwose ubugorwa nazo, ariko twakagombye kugufasha kandi ibintu bikaza kugenda neza. Rero tugiye gutangira tuvuga ati ese ubundi aya matangazo yatangarijwe hehe? Ubundi Kenya High Commission Kigali Rwanda niki? Kenya High Commission Kigali Rwanda yifate nka ambasade y'abanyakenya mu Rwanda. Ubundi yo ikibishinzwe no guteza imbere umubano w'ibihugu byombi, ariko ikabifasha cyane abaturage bo muri Kenya baba bari hano mu Rwanda kuba babona ibyangombwa bitandukanye nk'ama passport n'ibindi byinshi bitandukanye. Murabizi uburyo ki ambasade zikora. Rero kugira uze kubona aya matangazo y'akazi, uraza hano kuri expost yabo baje barayatanga. Ubwo no kuvuga ngo iyo uhageze ushobora kuza kuba reba wenda nidufungura rimwe hano, urabona ko hano ni kuri driver. Kuri driver rero uwo ibonye itangazo ikizuhita wihuta ukareba kuri qualifications. Noneho hano qualification urabona bahise bavuga ko bakeneye umuntu nibura wasoje segonderi. Any other academic qualification will be an added advantage. Ubwo no kuvuga ngo uramutse hari wenda warasoje na kaminuza nta kibazo, byaba birimo birakongera amahirwe, ariko bakeneye umuntu wasoje segonderi. Ikindi ubwo no kuvuga ngo iyo usoje kureba qualification uraza ukareba ibyo bavuze byose niba ubyujuje. Iyo usoje uraza ukareba ese amadokima akenewe kugira uze kuba wakora application ayahe. Hano bazagusaba application letter yawe, bagusabe CV ndetse bagusabe na qualification academic copy of your qualification, kugira ngo barebe ko niba bavuze ko wasoje segonderi ufite icyo cyangombwa kigaragaza ko wasoje segonderi, AD certificate. Noneho undi mwanya uhari ni consular assistant. Hano naho baje baravuga ati dukeneye umuntu wasoje bachelor or higher diploma in any related field from recognized
institution. Ubwo urumva hano bakeneye umuntu wasoje bachelor cyangwa se high diploma in any related field. Rwose ukaza nawe ukaza guhita ureba ati ese gukora application bimeze bite. Ubwo ku yindi myanya mwabonye ko ari imyanya myinshi, hose aya matangazo arahari, murabona ko baje bagenda bayahashira. Ubwo reka dusubire kuri website ya Kenya High Commission turebe ati se iyi myanya ubundi ni gute waza kuba ubibona neza. Nyeka ko hariya duhise tubona amatangazo neza, hari uzahakura igihe amatangazo yatangiwe, noneho umenye naho bayatangiye, ni kuri expost yabo. Wowe uraza wenda for example niba tuje hano kuri cleaner, uraza ufungure uyu mwanya kuri cleaner. No ufungura baraza guhita babikwereka umwanya wabaye posted kuri kwa 27 July 2026. Noneho uraza urebe atese bimeze bite. Duties and responsibilities, hano harimo to maintain general cleanliness of the chancellery, hazeho make and serve tea, coffee, water and the other refreshment of officers and visitor. Rero hano uraza ugasoma izi nshingano neza ukabasha kumenya ibyo uzakora. Kuri qualification rero, qualification kugira uze kuba umukirina, urumva ni wa muntu nibura uba uri smart, umeze neza rwose, ugomba kuba warasoje segonderi, ukaza kuba ufite experience nibura y'umwaka umwe in similar position. Yes, none ukaza kuba ufite good personal skills, ability to work under pressure, akaza ukabuzi kuvuga icyongereza, igiswahili ndetse n'ikinyarwanda, both oral and written, ukabuzi no kubyandika. Ukaza ufite flexibility to work beyond normal working hours, icyo twita kuba wakora nyuma y'akazi wenda karangiye ariko bakaba baguhereza izindi nshingano ukaba wazikora. Ukaza kuba ufite ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo, transparency, confidentiality, teamwork and accountability. Yes, none ukuvuga ngo application, kugira ngo uze kuba wakora application hano, reka tubijyanire rimwe kuri iriya myanya yose. Kugira ukora application uraza kuba waba ufite anoma document, ugomba kuba ufite application letter, ukaza kuba ufite icyangombwa cyawe kigaragaza qualification yawe, hariho umukono wa noteri, tubisubiremo n'umukono wa noteri, hakaza Curriculum Vitae including contact of referees. Hano rero ikibazo tuza gukunda kuba tugira, dukora ama CV ariko ntituyagire professional, tukikora ama CV ari aho ngaho gutyo. Ni ukuvuga ngo CV iyo uyikoze wenda ufite experience ari ahantu wakoze, ni ukuvuga ngo abo bantu bagukoresheje nibura ugomba kuba wabashira hehe muri referees. Aba bantu ugashiramo ama contact yabo, ubwo ni ukuvuga ngo nimero ya telefone, email ye, ugashiraho amazina ye ndetse n'umwanya akoramo n'ikigo akoramo. Icyo gihe biroroha cyane guhita bavuga ati niba bavuze ko ufite experience kuba warakoze muri receptionist wenda ahantu runaka, tukaba tubona ko uyu muntu hari umuyobozi waho, nitumubaza amakuru y'uyu mukozi araza kuba amuzi, amusobanukiwe. Ibyo bihita bigufasha neza kuba wakora CV yawe imeze neza. Inshuro nyinshi CV niba uvuze ngo munkorere CV professional, nta kidasanzwe twongeramo usibye amakuru utanga y'umwimerere, natwe tukayagushirira hehe muri format imeze neza. Ubwo nukuvuga ngo niba uzanye umuriferanse utariwe, icyo gihe n'uwe nta buryo twakora kugira ngo tube twakora professional CV imeze neza. Rero ubwo nukuvuga ngo hano turabibonye kuri uriya mwanya wa kirina, ariko imyanya twabonye yuko ari myinshi. Ushobora kuba wajya no ku wundi mwanya ukareba ati se bimeze bite. Hano nko kuri gadena uraza urebe inshingano n'ubundi naho bakeneye umuntu wasoje segonderi, birumvikana cyane. Noneho nidukomeza tukaza kureba ku yindi myanya, kuri wenda tujye kuri driver, naho n'umuntu wasoje segonderi twayibonye. Receptionist niyo isigaye hasi kuri consular twayibonye. Receptionist kugira uze kuba waba receptionist hano muri Kenya High Commission Kigali Rwanda, ugomba kuza kuba nibura warasoje bachelor degree, ukaba ufite imyaka 3 ya experience. Nizere yuko buri mwanya bisobanutse neza, ahubwo reka turebere hamwe uburyo ki wakora application. Kugira ukora application rero nta kindi kidasanzwe, uraza utegura ra amadokima yawe uko twayibonye, none nusoza uraza ukanda hano kuri apply. Nukanda apply hano to apply, uraza wohereze imyirondoro yawe kuri email, turaza kuba twanayibashiriye muri comment. Hasigaye
uze kuba koherezaho ya madokima yawe asaba akazi. Igikurikiyeho uraza kuba wowe ukeneye uramutse wakenera ubufasha watwandikira kuri nimero zacu arizo 0727815042. Yes, nizere yuko ibi bintu byumvikanye neza. Uramutse ushaka kutujoininga kuri WhatsApp group aho tudahwema gucisha updates zitandukanye, waza guhita ureba muri comment ugasangamo WhatsApp group ugakanda join. Application link ino email nayo irahari. Noneho ikindi wenda niba wowe warasoje secondaire ugitegereje amanota, natwe tubafitiye groupe mushobora kujoininga kugira muzajye muboneramo ama update, kandi mbashishikariza kujya mu magroupe atandukanye kugira ngo umuntu wese ubona azaguha amakuru yizewe kugira ngo uzajye ubona amahirwe atandukanye. Wa joining yo WhatsApp group, asigaye nawe ntuzajye usigara inyuma. Thank you very much.